ubundi kugira ngo skills nkeya muri photography ushaka kumenya ni ugomba kubanza guhera ku cyo bita triangle. Triangle igizwe n'ibintu bitatu, harimo aperture, shutter speed na ISO. Aperture ni uburyo definition mu Kinyarwanda ni uburyo lens ifungukamo. Uburyo n'urugero nimba usinziriye gutya, uburyo ngenda mbumbura amaso gake gake nibwo ngenda ndeba cyane. Iyo niyo bita aperture, ni uburyo lens ifungukamo. Ni uburyo ijisho rya lens rifungukamo. No mu guhenda iyo ugiye kubaza kamera cyane, iyo ugiye kugura lens wibanda kuri aperture. Ese ifunguka kuri kangahe? 2.8, 1.4, 1.2, hari ifunguka 5.6. Nukuvuga ati ifunguka hejuru ntago ibibona cyane, ifunguka hasi nigo igenda ibona. Aperture rero ni uburyo lens ifungukamo. ISO idufasha muri triangle, idufasha kongera urumuri. Iyo uzamuye ISO cyane ikazamuka cyane, hari ibintu kera twabyitaga ngo namashaza. Abantu bagiye bareba za video za kera za Noir Blanc, hari byazaga mu by'amashaza. Nuvuga ati iyo ISO yazamutse cyane igenda igera ku 2000, igenda izamuka cyane, hagenda hazamo icyo bita noise. Izo noise nizo abantu benshi bakunda kwita ngo zimeze nk'amashaza, ariko ikadufasha kongera urumuri. Haraho bigeraho bikaba ngombwa yuko uyizamura bitewe nuko nta lumiere ihari, ariko uyizamuye cyane hagenda hazamo noise. Shutter speed ikidufasha nayo idufasha kongera urumuri rwa kamera. Shutter speed iyo uyigabanyije cyane amashusho agenda ari motion, agenda gake gake rollant. Ni ukuvuga iyo yamanutse cyane nk'ibintu biri speed cyane ntabwo ubasha kwifata neza, kubera ko shutter speed iba yamanutse cyane. Kumanuka cyane nko kuvuga ati 1.2, 1.2 bingaye igenda imanuka. Iyo shutter speed yazamutse rero urumuri rugenda rugabanyuka, uko imanuka urumuri rukagenda rwiyongera. Iyo imanutse cyane igira ingaruka yuko ibintu ushobora gufata bishobora kugenda bikururukana. Ni muri iyo sense. Murakoze cyane.